mureke rero mbabwire ejo bundi nari kumwe n'umuntu ndababara cyane ariko kubera ibintu by'imyumvire ushobora kwemera ko twarimo tuganira turi kuvuga ku bijyanye n'imirire cye kumva numva aravuze ngo we ntajya arya seleri umuntu w'umugabo w'umusore ngo ntajya arya seleri ngo bamubwiye ko seleri ngo zangiza ubuzima bw'imyororokere ku bagabo numva birandenze nibuka koko hari abantu adashobora kurya seleri niyo wakubita niyo wagira ute ngo kuko ngo seleri bavuga ko ngo zituma ngo umuntu ngo akanyabugabo kikagabanuka bituma ngira igitekerezo cy'uko uyu munsi nakagombye kubaganiriza bimwe mu biryo cyangwa se mu biribwa uriba witwa ko uri umuntu ushaka kugira ubuzima bw'imyororokere bwiza cyangwa se ushaka kugira akanyabugabo nk'uko wabivuze wakagombye kwitaho mu rugo rwawe bitagomba kubura ahantu uri no mu byo urya ari nayo mpamvu uyu munsi ngiye guhera kuri seleri. Seleri rero ni kimwe mu bintu byiza ushobora gufata byagufasha ngo bikakongerera akanyabugabo niba uri umusore niba uri umugabo uri kunyumva ariko niba udafite imyaka 18 rwose si ngombwa ko wirirwa urya seleri ugamije kongera akanyabugabo ahubwo wazirya kugira ngo zikongerere vitamine A n'izindi vitamine zitandukanye zigiye zifitemo. Icyo nakubwira kuri seleri rero buriya nuko seleri zifitemo stimira iri naturelle niyo mpamvu buriya bimwe mu bintu bifashishe bagiye gukora Viagra iri naturelle wenda tuzagira umwanya wo kuba twakwiga uburyo ushaka gukora Viagra iri naturelle mu rugo ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko burya haba harimo na seleri. Seleri ni ikiribwa cyiza ni ikiribwa gifasha cyane kandi kigafasha abagabo. Niba uri umugabo ukaba udukurikiye muri aka kanya cyangwa ukabuza umuhungu wanze kurya seleri ngo nuko ngo bamubwiye yuko zimwangiza cyangwa zimuhemukira mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni ukuri aka kanya umwereka iyi video umubwira uti hindura imyumvire va muri ibyo bintu. Tugikomeza rero n'ibindi biribwa bitandukanye byagufasha nubwo abantu benshi babifata nkuko bitari. Watermelon abantu benshi bazi ko burya ngo ifasha abagore ariko burya sinabyo ntago ari byo. Watermelon ni imbuto nziza cyane zagufasha kugira ngo zikongerere libido iri naturelle. Ni ukuvuga iki zigufasha kugira ngo zizamure icyo mu cyongereza bita sex drive yawe. Niba ukeneye kumva hari ukuntu wiyumva ukaba uri umuntu ufite ibyiyumviro runaka ku muntu mubana ku muntu mukundana bitewe nuko mungana rya watermelon izagufasha kandi izagukomeza yifitemo ibintu byinshi bitandukanye ituma umubiri usekreta za hormone zifasha kugira ngo umubiri ubashe kumera neza kandi amaraso agatembera neza ari kimwe mu bintu by'ingenzi bishobora kugufasha ku kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere yawe. Hanyuma ikindi kintu gitangaje abantu benshi batazi kandi badakunda no kurya rimwe na rimwe bamwe muri mwebwe mudukurikiye muri aka kanya ndabizi ushobora no kuba uri kurya ukaba uri gukuramo icyo kiribwa ni iki rero ni poivro yaba ari nk'icyatsi yaba ari nk'umutuku iy'umuhondo cyangwa irindi bara runaka bitewe naho uri. Poivro burya ngo ni kimwe mu bintu bifasha cyane mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ariko kandi bikongera na sex drive yawe. Niba rero uri umuntu watoranyaga ugakuramo poivro mu biribwa byawe menya yuko buryo buri kwihemukira ariko kandi burya bavuga ko poivro sifite ku bagabo inafasha kurinda kanseri ya prostate. Ubwo rero bivuze ngo wakagombye kuyirya kenshi gashoboka mu biryo uri kurya niba ari isosi niba ari ibishyimbo niba ari imboga n'ibindi bitandukanye ushobora gushyiramo poivro ni ingenzi kimwe nuko ushobora no kuyirya ari mbisi muri salade urumva ko poivro yagufasha. Ikindi rero abantu benshi banazi cyo usanga n'abagabo benshi bakirwanira hari naho bambwiye gusanga abakobwa banga no kugifata ngo ko bazi ko ari cy'abagabo ni ubunyobwa buriya nabwo burya ngo bwongera ubushake ariko wari uzi ko ubushake mu buryo bubwongeramo nuko bwongera uko amaraso atembera mu mubiri ku muvuduko wo hejuru ari kimwe mu bintu bifasha cyane kugira ngo umubiri ubashe kugira ubwo bushake. Bivuze rero iki ariko ntago ari ubunyobwa busanzwe gusa ahubwo bibaye byiza wareba bwa bunyobwa butandukanye n'ubwo twita ubunyobwa ukareba za walnuts ukareba za cashew nuts zira zose ziba ziriho nuts cyangwa se bira byose ubura bwoko bwose bw'ubunyobwa ukaburya niba uri umugabo ushaka kongera ubushake mu buzima bwawe. Ariko si ibyo byonyine ikindi nakubwira ni tungurusumu ni kimwe mu bintu by'ingenzi bitagomba kubura mu bintu ufite mu rugo. Wa mugore uri kunyumva wa mugabo uri kunyumva niba uri mu rugo ukaburi gutekera umugore wawe ukaburi gutekera umugabo wawe mutekere tungurusumu. Abantu benshi barayanga ngo igira umwuka mubi kandi koko ni nabyo uzi mu gitondo kubyuka ukinjira mu cyumba cy'umuntu wariye tungurusumu uzi kujya kuba ugiye gusuza umuntu w'inshuti yawe cyangwa w'umuvandimwe cyangwa w'umugabo wawe cyangwa wa boyfriend wawe cyangwa girlfriend wawe wajya kumwegera ukumva afite tungurusumu ndakumenyesha ko utawumva wagenda. Ariko buriya tungurusumu yifitemo ibinyabutabire bitandukanye bifasha umubiri kuba byakreya bya bintu by'ibyishimo cyangwa se bya byishimo bizana n'ibyiyuvo byongera ubushake
yaba ku mugabo yaba ku mugore cyangwa se ku bantu runaka bakuze bafite ibyiyumviro runaka. Icyo nakubwira cyo rero, tungurusumu ntizongere kubura na rimwe, yaba ari mbisi yaba itetse. Ariko kandi tuvuga tungurusumu ujye uhita wumva n'ibitunguru bisanzwe, kubirya muri salade cyangwa se no mu biryo bitandukanye nabyo byagufasha. Ndakomeza nkubwira n'ikindi cyitwa beterave. Buriya rero beterave yifitemo nitrite zitandukanye zishobora kugufasha wowe ubwawe niba unyumva uri umugabo. Ahangaha ndibanda ku bagabo cyane kuko ari nabo bakunda kugira ibyo bibazo. Burya abagore bo ngo ntabwo bikunda kubaho cyane, ariko abagabo burya kurya beterave cyane cyane iyo ari mbisi bituma ngo imitsi ifunguka, bityo amaraso agatembera. Kandi urabizi ibanga ryo kugira ngo amaraso atembere neza kuri iriya gahunda, birafasha cyane, birihutisha. Ubwo rero niba uzi yuko ufite ukuntu uri bubigenza uwo munsi, hekenya ka beterave, cyangwa se niba uri umugore ukabuza ubwenge, genda mu gikoni ufate ka beterave ugakate, ukora agasalade uhereze umugabo wawe arye, ibintu biraza kwikora neza. Si ibyo byonyine, ndagira ngo nkubwire ko buriya n'ikindi kintu kirimo ari inkeri. Buriya abazungu bo bajya babikoresha akenshi iyo umuntu runaka yabasuye, niba ari girlfriend wasuye boyfriend, niba ari umuntu runaka wagusuye kandi uzi ko hari ibyo muri buze kumvikanaho, ugasanga yaguteguriye inkeri zigendanye na shokora. Aho ni umuti wa wundi rwose uzaba ugikemuye, kuko ibintu byose bizaba byikoze, ibisubizo bizaba byizanye. Ubwo rero ntuzavuge ngo sinakubwiye. Ndasoreza ku cyo benshi bazi kandi bamenyereye cyitwa urusenda. Urusenda ni shwadiro, nta nubwo nirwa ndusobanuraho byinshi, urabizi niyo ururiye uburyo uba wumva umeze mu mubiri, uhita ushyuha. Ibaze rero ibindi byose ukuntu bita bigenda. Nakubwira iki rero? Ngibyo ibiribwa bitandukanye ugomba gutegura niba uri umugore, niba uri umugabo, ukaba ufite umugore, ukaba ushaka kongera ibyiyumvo by'ibyishimo ndetse n'umunezero mu rugo, kongera sex drive cyangwa se ubushake mu rugo iwanyu, amahoro atahe, ibyishimo bitahe, mujye muhora museka. Nakubwira iki rero? Kurikira channel yacu ukoresheje amazina yanjye Delphine Umuhoza, ariko kandi imbuga nkoranyambaga zacu. Niba kandi ukeneye ko tuganira mu buryo bw'umwihariko, ndakubwiza ukuri, watwandikira tukagusubiza, hanyuma ibindi tukabiganira twitonze tugendeye ku byo tuba turi kuganira. Niba hari igitekerezo ufite cy'ibyo wifuza twazaganira, ukaba wakitugezaho kandi tukagufasha mu buryo butandukanye. Comments zanyu zirakenewe. Niba hari ibindi biribwa uzi nawe bishobora gukorera umuti mugenzi wawe, byandike muri comments kugira ngo ubashe kuganira natwe, tugendane turushaho kugira ibitekerezo bishobora kutwubaka kandi bikanadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Komeza ugubwe neza rero, ndakwifuriza ibihe byiza. Ciao ciao.